animateur akekwaho cyangwa se akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa babiri bivugwa yuko ngo nkuko abana bose bashobora gukora amakosa yabatwaraga muri office akababwira yuko ari ukugira ngo baganire ariko we nyuma uko ibyaha akurikiranyweho cyangwa se akekwaho akabasambanya kugira ngo atazabahana nkari akabyarawe nk'umubyeyi rero ngiye nkubwire inkuru zasohotse kuri icyo kintu ni nyinshi ariko ngenda kubwira nk'umuntu wigereye muri zone byabereyemo nta nubwo ari ubwa mbere donc animateur afataga umwana akamujyana mu biro akavuga ngo andika hano ko uri indaya mu kigo genda gake. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP turabasuhuje kandi tubaha ikaze twizera ko mumeze neza cyane mukande subscribe tumaze kugira umuryango munini umuryango mugari w'abantu bakunda amasomo y'ubuzima. Uyu ni mwarimu wanjye ni na mwarimu wawe wowe udukurikiye wowe uri hose ku isi buri kintu cyose avuze kiba gifite ikintu kivuze kandi kiba kirimo amasomo y'ubuzima ushobora gukurikiza muri buno buzima bwacu bwa buri munsi bubamo intambara zitandukanye bubamo ibigoye n'ibitagoye ariko akagenda nyina dufasha nanone kugenda twiga burya umutwe utiga ndakubwiza ukuri rwose nta kiba kigenda nta muntu numwe kwiga cyangwa se kugira ikintu gishya wunguka mu buzima byagize icyo bitwara ahubwo utagira igishya wunguka nibwo ubuzima bugenda ubona bwatangiye kukubana umushari cyangwa se buri kukukurira. Tujye kuganira na mwarimu rero wanjye nkuko nari maze kubikubwira mwarimu ngo hayikaze. Asante umeze ndaho na mahoro ndabona rwose kanyamuneza fresher ari zose rwose muri weekend ni bisanzwe byagendaga aho ngaho ni sawa rwose bana weekend yari imeze ite duherukana umbwira ko ugiye gusimbukira iyo hirya mu ntara mu majyepfo urugendo rwari rumeze rute? Weekend tubaze weekend navuga ko ngewe nahera kuwa kane nimugoroba cyagiye tuvuye mu kiganiro nahise mpurana bose babireba Theo aranansengera by the way ariko se kumbwira ko baguzengera uvuye wagiye umbwira uvuga ati ariko hano bampaye impamba ariko n'ubundi ntago turabizi ko ntajya nkwera kure ya quartier bampaye impamba ndayitahana namusanze kwa Julienne hariya nkunda kwinjira nyine kwa Julienne mu Kantwari kandi inshuti y'abanyamakuru cyane yarabimbwiye geze rero masanga bose babireba turaganira aranambwira ati rwose uribuka ko mu minsi ishize ubwo yasabaga imfashanyo zo kuvuza umugore tutabivuzeho rumwe tuvuga tuti bundi uzi ko indirimbo ze nzikunda ziba zirimo inyigisho ariko wese umuntu uririmba gutya abantu bagafashwa ntagombye kugera abasabiriza ibyo bintu rero nabivuze ntago byamurakaje kuko nari nzi ko tuzabonana ku cyumweru mu nzu y'ibitabo Summit ntago nabonye uko njye ariko yari ahari ubwo rero icyo gihe yarambwiye ati ndabwira nari nzi ko tuzabonana ku cyumweru ntago nabonetse ati byari byiza ati ibintu byawe bisesengura neza ati niyo waba uvuga umuntu ushiti yawe cyangwa ati niyo nanjye waba umvuga ati biraho so mbona ko nta bitamurakaje kuko nyine byinshi aba ari ukuri sibyo se iyo uvuze narizi ko kakana wigeze guterekamo uvuga uti iyo za Uganda iyo za hese kamurakaje no ari umugabo ubundi nta mugabo akaba yarakarira ibyo tuvuga urumva nkanjye ari indirimbo ye icyagiye yaravuga ngo shingiye kubyo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho mana utakura umuntu shingiye kubyo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho mana utageza umuntu ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye iyo nkunda kuyigarukamo kiragiye rari muri biraye navuga ngo niba ari umugabo wo guhamya ko Imana nta kuri tavana umuntu akaba umugabo wo guhamya ko Imana nta kuri tageza umuntu kucyahangayika kirwa uko nabivugaga so iyo Mana ishobora kukuvana mu burwayi ikakugeza mu buzima ishobora kukuvana mu bukene ariko akwasoreza ngo ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye aho harimo expression y'ishyari nyina gira ishyari Imana none se hari ikibazo
no ubwo ninjiye muri linguistique ndi muri analyse littéraire iyo uvuze ngo hari indirimbo ya Sebanani yaririmbaga ya Mama Munyana niwe koko ngerega shenge na kimwe na Yohana Lauriani cyangwa se Feliciani nanjye ndi iriya nubwo yari umuhanga mu gutereta nta muntu utereta agenda avuga ngo na runaka waramuha hari nundi wavuze oya sinzi ndi niba ari na yari yabo ngo mundekere ndabigusabye ngo mundekere impamvu ndamwikundira Nwese niba umwikundira kuki atakwihaye urabwira adversaire ngo ndekera gute nuguhangana Nwese nta bagabo ujye bana bakubita abandi bagabo ngo yamuboneye ku muntu abasore pana bagabo ngo abasore ngo yakubise undi musore ngo kubera ko yamubonye ari kumuteretera umukobwa ntago ujye bumva umukobwa se niba yatanze ubwo burenganzira erega umukobwa ntago ari ihene ari ihene yanjye nkayisanga iwawe ikosa narigira iryawe ariko ari umuntu wanjye nkamugusangana ikosa ni iry'uwo muntu kuko umuntu none umuntu se ni igikoresho ibintu byose se nabanza agatekereza neze niba yatekereza akavuga ngo nemeye guteretwa nawe nibyo ejo bundi twarimo tuvuga ubwo uvuga ngo uw'abandi nkavuga ni no n'uwo wowe yiyumvamo kuko umuntu oya mu kabari ashobora kuba ari uwa runaka mu bipapuro akaba ari uwa runaka mu mipira akaba ari uwa runaka mu buriri akaba uwundi kandi bundi mu buriri yakabaye ari uriya muntu yakabaye ariko ibyo ni ibiki nyine kuki wigisha abantu bidashoboka ariko mu mutima we nuwande ni uzi uwabereye nyina ubundi uwo bari kumwe mu bipapuro ni wakabaye mu mutima bipapuro se babyicirana mu cyumba akasha okay urumva rero icyo nzi nuko bose babira twarabonanye nayo niteze ko mbona Black Fire kubijyanye n'ibiganiro naramukozeho cyagiye bavuga ngo tumufashe cyokora nageze aho ndigarura ndavuga ni nawe n'umuntu nibakire kuba ko namaze kugaragaza position yanjye ubu sinzi aho bihagaze ariko kayice iva mu kanwa ka nyirayo niba muntu w'Imana uvuga ko ukorera Imana irahemba ifite byinshi urabyumva iranasagura ariko iguhemba ikurikije n'ibyo ukeneye wowe iyo wihaye guturuganya guforusa ubushaka iby'Imana itakwemerera yitegereze buri niryo somo ryakabaye ribamo wikwirwa usabiriza wikwirwa winginga abantu ngo baguhe ayima ukorera Imana itari bayari irabizana ariko iyo usabirije urashaka ibirenze ibyo yakugenera kuko umwana wawe ntiyaburara ntiyakwambara ubusa umugore wawe ntiyabura igikwembe ntiwabura ubukode nka wa wundi ngo na apotre utabasha kwishyura inzu kutese uri intumwa y'Imana yari yagutumye ikwishyurira umwaka hari naho bigera ikabwira nyir'inzu ngo inzu yimurekere Antoine Rutayisire ni gukunda gutanga ingero kuko buranda mwemera cyane kandi nawe afite experience y'ubuzima ubanza kuva yaba hataragura imodoka kandi najya agenda n'amaguru ava muri AAA ajya mu pastor AAA bamuhaye imodoka yagendagamo uri kubyumva ejo ndagiye kujya muri retirement abakristo barikoranya bamugura imodoka atayibasabye 0 km atayibasabye urirwa winginga abantu ngo baguhe witwa kukorera Imana irababwiriza acyumva yabwira landlord ati uyu muntu ntuzongere kumwishyuza sibyo yabwira landlord ati nguhaye visa y'Iburayi ariko imitungo yo mu Rwanda abayirimo bayigumemo ibyo byose birasho Imana so nicyo gicyo ariko nagize amahirwe uko nari niteze anyakira mbona aransengerera impamba ndayitahana n'ubu sindayimara basi muri kuwa kane nijoro kuwa gatanu ngi Nyanza umuhanda wa Bugesera wose ngenda ndeba iriya nzira yose nta kamera nari natwaye nzamuka Busoro Muyira ndagenda ngera kuri lycée do Nyanza ngera kuhanika ngera nabugiye mbona ibintu byinshi cyane harimo amanyanga mu mashuri ababyeyi nta bakivugisha ukuri abadirecteri baritiraye kugira umuntu agahamagara undi kuri telefone ngo genda unzanire umwana
wenda ari ukubeshya utazi aho amujyanye abadirecteur kugira ngo abashe gukadira yamenye ngo uyu mwana ajyanywe nande ni ikibazo gikomeye. Ku by'amashuri turaza kuhagera. Oya ntago tuhagera kubo biri mu nzira humura ndimo ndagenda. Ko umudirecteur umwe hari ababyeyi baba bazwi nkanjye par exemple kigo nkigenzemo gatatu baba bakuza ariko akakubona ari ubwa mbere uje ukigira mukuru w'umwana bamukoresha ikizamini byabaye mpari bakamubaza ngo iwanyu muri abana bangahe batatu babaza umwana batanu directeur ararakara noneho habayemo n'ikindi kibazo impamvu ndashaka iby'amashuri tuze kubigarukaho nyuma ariko inzira yose ndimo habaye ikibazo cy'umugabo watandukanye n'umugore batandukanye umwana ari ku ishuri sibyo umugabo ajyukwe n'umugore ajyukwe none vakaze ejo ndi kwa gatanu umugabo ari ujya gufata umwana asanga nyina yahamagaye umwana amubwira ko batandukanye umwana umugabo bagiye kumuha umwana we kubabonaga mu byangombwa ari uwe umwana avuga ati sinshaka kujya kwa papa urumva ibibazo byo mu miryango ukuntu byafekita abana ndabyuka n'umurikira wizaza ajyaga bitubwira imiryango itakibana none agakurura umwana ashaka kumujyana iwe undi akurura ashaka kumujyana iwe ibyo byarabaye live aho narindi hanyuma umuntu umwe nawe wari urimo umukozi w'ikigo bamwemerera umwana we ariko imodoka yari iparitse mu kigo imbere asohotse ashyiramo abandi directeur aramukwata directeur live abati bakwemereye umwana umwe none usohokanye batatu bose bakuremo bagiye muri dortoir ari umuntu bakorana ndavuga aba bantu bafite akazi katoroshye so ubwo rero narahavuye nyine birumvikana ntago nava inyanza ntinjiye mu mujyi kuko urana umujyi nizemo muri Kristo abana banjye babiri naho bagiye kuzaharangiriza ndahazi hari gemba nkumbuye dukaritsiye tumwe na tumwe cyuzi cya Nyamagana n'udushyamba tugikikije mu Rukari bagomba kunya kandi harimo n'abafana benshi ba Gasongo ba Yves benshi tira turamukanye ngeze mu ikaragiro rya Nyabisindiro handi nkunda kuzana twatuya urute tumeze neza naho nsanga ubwo hari abari barimo nsanzwe nzi ariko usanga noneho harimo n'umuyobozi tubana hano arabyishimira cyane bati nayo nsanzwe nkuzi noneho ndakubonye nanjye navuga nti ariko hano magenda kesha ambwa ati mba ndi mu biro kwako nanjye ngenda nibonereza kuri konti hari nishakira kanya bisindu ubwo rero twarakubitanye ariko manzi impamvu indi minsi njyayo muri weekend ubwo noneho hari kuwa gatanu twakubitanye nyine we yarakiri mu masaha y'akazi so ndahaha mvuyeyo ngeze imbere y'urukiko ngira ngo imbere ya wasake kuri yompu mbona umusaza nshaka umusaza ariko asunitse igare hari akantu k'agapanda uvuye ku IRPD ujye none wageze muri yarazamutse asunika igare ku muhanda w'amabuye magera akirisunitse agiye kuryurira ngeze imbere mpitambwira umwana nti parika nsuzu uriya musaza mvuye mu modoka mbona yamaze kuryurira ndabona nyamureka muzee hagarara manze gusuhuza uwo yarinde byambabaje cyari umusore ariko byambabaje yabayibereye muri vacances muri retraite mu Rukari muri Urukari rusa naho ruri mwabo aturanye narwo ariko manza yari isambi imwe niho so turaganira bimwe ntabwo akantu yambwiye nyine ko yigeze gukorana na madamu ariko ndamubwira ati rero ngewe abantu twagiye dukorana kubera ko ndarebaga ibyo bakora gusa ntabwo amazina amasura ntabwo najyaga mbiha umwanya ati kubera ko nababonaga mu kubaha akazi nkababona mu mpapuro ubundi nkazababona nanone mu bikorwa ubwo hari projet bigeze gukorana muri World Vision yari umukonsultant ubwo ryambabaje rero nawe mba ndamusuhuje ndishima narishimye cyane narishimiye ko namuherukaga kera by the way namuherukaga kera akiri umwarimu muri kaminuza ubundi nkamubona ari ministre ariko ubwo ntago twabonanaga in touch ariko bitaro twarahoranaga kaducaho n'igare twicaye kuri bande konari hanyuma nyuma ajya muri ministeri yabaye ministre mu ministeri atandukanye nyuma za no kuba recteur ngira ngo kaminuza y'u Rwanda
sinarinzi rero ahaherereye arabimbwira rero ati rero ati famiye bamwe bari i Kigali abandi bari hanze ati nanjye nibereye mu Rukari ati ngi Kigali mpakumbuye ndabese akagare na nubu kuva kera ubundi ibintu bye byari igare kwigisha no gukina volley ariko agakubita ayinya ntago menya ko ari umusaza no ku myaka nka 50 yarateraga ryambabaje Alexandre so narishimye kuburana narishimye kumuramutsa kuganira nawe ubwo rero turaza nyine tuvuye Nyanza turaza tugera i Nyamata tujya mu Gisope kanya gato hanyuma turataha kwa gatandatu rero byari ukuruhuka urumva urwo rugendo n'umugongo n'iki twatashye tudije ejo bwo nararuhutse bihagije cyakora abo mu kanya ngiye ushobora kuyarukira nk'inyagasambu cyangwa i Bugesera mu rwego rwo kuruhuka niho wakubitaniye se n'umwana wa ngo wize iki niho wakubitaniye n'umwana ngo wize mu Bubiligi oya uwo n'umwana nigishije ibyumba ahubwo by the way arashaka kuko twumamamaza ako kantu ako kari ahantu harimo link ya Instagram uze kuyifungura umbwira ibiriho ashaka ko tuzaya tumwamamaza hashashize igihe akina filime se link ya Instagram wampaye ni y'umukobwa umugore ari gucuruza imineke yitwa action oya niyo wampaye ntago ari uretse reba iyindi ya Instagram bakwambuye da wumva ibyo nagwaye mbiyobewe nayibonye ngiye yarashaka ko tuzatumwamamaza ndabona acuruza amabijuteri hina biguhaye ejo ibyo wimineke mbiguhaye mu gitondo nako acuruza amabiju n'amabiju iki iri acuruza amabiju okay nguye no amabiju ariko n'ubundi afite oya no mu Rwanda yarafite nyina wabo cyane nacuruza n'imyenda oya ni ibintu by'iwabo cyane na nyina hano muri Kigali nyina wabo muri Kigali yabicuruzaga oya umwana ndarashaje ndarashaje urumva umuntu warangije imanita 98 tuvutse gusa yakaba yabyibushye ntabwo muheruka zarande akirare nuyu nuyu ntabwo nari nabibonye ariko nzi ko niwabo yarafite umutantani i Kigali wari ukomeye cyane mu iduka ry'imyenda ufite izina rikakaye nukuza tukamwamamariza rega turi no muri promotion y'iminsi mikuru oya araza kubitunganya uwo ngo twavuganye ejo so ngayo nguko rero yego tukiri ku by'amashuri rero muri no miss hari abantu babonye inkuru wenda babasha gusoma ku inkuru zitandukanye zazandikiwe hano mu Rwanda babonye inkuru y'umwani materi cyangwa se umuyobozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri mu kigo cya hano hakurya he mu Ruhango Saint Trinity ntabwo ari hano hakurya abantu hagati hano turi hari mu turere nka 5 mu Ruhango zari twinshi tuweze muri Gasabo mubanza Nyarugenge Kamonyi Muhanga tugahita tuwagera bose n'inzuke tugahita tuwagera yego havugiwe inkuru yo muri kino kigo ivuga yuko animateur akekwaho cyangwa se akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa babiri bivugwa yuko ngo nkuko abana bose bashobora gukora amakosa yabatwaraga muri office akababwira yuko ari ukugira ngo baganire ariko we nyuma uko ibyaha akurikiranyweho cyangwa se akekwaho akabasambanya kugira ngo atazabahana nkari akabyara we nk'umubyeyi rero ngiye nkubwire inkuru zasohotse kuri icyo kintu ni nyinshi ariko ngenda kubwira nk'umuntu wigereye muri zone byabereyemo nta nubwo ari ubwa mbere ngiye nabonanye n'umubyeyi umwe muri abo bana umwana umwe muri abangaba bikekwa yuko uyu animateur yasamanije yego uko yabigenzaga rero umubyeyi yarambwiye umudamu wa hano Kacyiru twahuriye ku ishuri ry'umwana aje gufata umwana arambwira ati hariya muri kiriya kigo uwanjye yarayatashye ntese byagenze biti
donc animateur afataga umwana akamujyana mu biro akavuga ngo andika hano ko uri indaya mu kigo genda gake akamubwira ngo andika ko umaze gusambana n'abahungu 9 andika n'amazina yabo urabyumva bisabira imbabazi mwana akandika yangiza animateur akabisoma hanyuma akamubwira ati urupapuro rushyire hariya byamenyekanye bite kimwe uwo mudamu twabonanye umwana we urabyumva yamaraga rero kumubwira aramubwira ati urupapuro rushyira hariya umwana aragenda aho kugira ngo arurambike hahandi arushyira mu mufuka aragaruka aricana matera aramubwira ati rero nkurikije ibyaha umaze kwiyemerera kumaze guha abahungu 9 nanjye urama cyangwa nkwirukane uko ni kumubyeyi yambwiye ariko umwana yamubwiye umwana rero kubera ko yize troncome Ruhango akadajya na section ni guhindura ibigo gusa biregeranye animateur amubwiye ngo ndakwirukana ati ahubwo waratinze umwana ahubwo waratinze kunyirukana umwana asohoka mu kigo ari nako guhita ataha ariko ntabwo atashya ako kanya uwakurikiyeho sasa winjiye yamukurikiye nawe bamukoresha iyo statement barangije amubwira ati noneho rero wemeye ko umaze guha abahungu 9 nanjye urama cyangwa nkwirukane uwo birakunda ngogira ngo wa 14 uwo byarakunze imyaka 14 noneho asohotse ajya kubaza wa wundi wamubanjirije uko byagenze ese ko ninje ari wowe nkurikiye ibimbayeho nibyo byakubayeho atereka dati bigenze bitese ati wese wabyemeye ati narinzi ko ariko bigenda ati ko nabonaga nawe uvuyeyo bibaho wa mwana wa wundi wabanjemo utemeye ahita atangira demarishe zo gutaha araza abibwira nyine byabaye ku cyumweru bari bagifite ibizamini byabaye ku cyumweru ku itariki 7 noneho ubwo amakuru atangira aratambuka abanyeshuri barabimenya ubuyobozi butangiye kubimenya ahantu nza kukubwira ikibazo cy'imiyoborere muri Nyanza ubwo byabaye ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu uriya mugabo uziko yafashwe kuwa 4 sibyo iyo minsi yose hariho iki amakuru yarasitemberaga ku mbuga ku ma groupe WhatsApp y'abayobozi b'ibigo by'amashuri y'abayobozi b'akarere bari kwiga uburyo bahishira icyo kintu sinzi uko byaje kugenda ubwo habonetse umuntu wavuga ati ibyo bintu ntibishoboka basi bigera kuwa 4 bashaka uburyo babitagatifuza oya pana gutagatifuza wavuze kubihishira ariko kubiburizamo kubitagatifuza byakabaye bivuga gutagatifuza umuntu wasambanyije umwana kumutagatifuza se waba waruvuga mu kigo ko wamwishyure minervare se ko yagize ute oya gutagatifuza no gukora igitandukanye n'icyari cyabaye ahubwo byari kuburizamo anéantir neutraliser nuko birangira bimenyekanye urumva n'abandi babiri ariko biriya bigo Sainte Trinité muri kara gace ni nyinshi ariko ngo zose ni iz'umuntu umwe ukumva ni iz'umuntu umwe hari iziri muri Nyanza n'iziri muri Ruhango icyo ni kimwe hanyuma muri izo ngizo ari ya Ruhango ari cyangwa ari ya Nyanza hari Sainte Trinité lycée hakaba Sainte Trinité TSS y'imyuga ariko zose ni iz'umuntu umwe iyo urebye rero mu gihe kitarengeje imyaka dufata 2 2024 na 2025 muri ibyo bigo byitwa Sainte Trinité hamaze kuba habayemo cases zitari munsi y'eshanu zo gusambanya abana zijya gusa nk'izo kuko hari n'ababuranye 3 hari abasambanyije umwana ari 3 hari umwe ni na prefe yari prefe agasambanya umwana uba hanze y'ikigo ariko akamusambanyiriza mu nzu y'undi mwarimu nibyo baburanye umwe yarakatiwe muri bo nabo bari aba Sainte Trinité
ntazi ikiyongeraho. Hari indi kese y'abanyeshuri turomoma ntujye gusomura tumwanya kuko erega n'abanditsi ntago rimwe na rimwe hari igihe yandika byinshi bitarimo ikintu reka bivuge biciye uko byari bimeze. Icyo kigo kimwe muri izo Sainte Trinité nacyo kimazemo iminsi ikibazo kijyanye no kuvuga ngo umuyobozi w'ishuri nyiri kigo asaba amafaranga ababyeyi adakoreshwa. Diregiteri w'ishuri yatanze raporo mu nama y'uburezi y'akarere avuga ko mu kigo cye hari amafaranga yakwa ababyeyi ariko atazagira icyo akoreshwa byo kugira ngo nyiri kigo yikirire gusa. Urumva nyiri kigo na diregiteri ntibahuza. Ubu diregiteri yageze aranigendera. So ni ibigo by'umuntu umwe ariko harimo kesi, habayemo kesi nyinshi. Ikiriho ni iki rero, wenda ntiriwe mbitindaho cyane. Ikiriho nuko buriya wabishaka utabishaka imiyoborere mibi ushobora kuyihishira ariko mu baturage biragaragara. Iyi Nyanza ubwo turimo turavuga uwo mwana wafashwe ku ngufu. Iyi Nyanza wigeze kumvamo abantu babesherana, wigeze mu kesi ya muganga Sezirahiga, wigeze wumva kesi ya mwarimu Gaspard, wigeze wumvamo ejo bundi umwarimu bashaka kwirukana ngo kubera ko yavuze ko diregiteri yiba ibiryo. Bumvise ngewe ku giti cyanjye nkwibwirira akagari kazengurutswe n'imyanda iva mu bantu, akagari kagati mu murenge wa Muyira n'ibindi byinshi. Ibyo rero byose kugira ngo ibyo bintu bibe ni ukuba ubuyobozi burangaye. Bikubyumva ubuyobozi kurangara ni ukuye uwo mwanya wo gufata ngo tubizinzike. Inama kugira ngo kuri groupe WhatsApp muraganira ngo uyu muntu tumuproteje gute. Uwo mwanya muri gukoresha wo guproteje wagize nabi wakabaye wo gutekereza ngo kwinzara iri kuturya isata burenge. Kuko nk'umurenge nka Muyira iyo ugenda uriya muhanda Muyira ahitwa za Butara, ahitwa za Gati, ahitwa za Kanyanza, ukaza ugakata ku Gasoro, ukaza Gatagara, abagenda uriya muhanda mujye mureba impande imyaka yegereye uriya muhanda. Bari abaturage nta kintu bazakuramo habe namba. Amashaza nta na rimwe rifite umusogwe, ibishyimbo nta na kimwe gifite umusogwe, byabaye umuhondo bitarera. Umwanya wo gutekereza icyo bari abaturage bazarya bari gutekereza avuga ngo uyu muntu wasambanyije umunyeshuri tumukorera iki. Iyo rero ni muveze guverinance nyine. Izo ni ingaruka z'imiyoborere mibi. So abantu bararangara niba ibyo bintu byaranabaye aho kugira ngo abantu bicare bafate ingamba ngo muri bigo kujya bitongera muri Nyanza kugira ngo abantu bareke kubesherana, bari mu bindi byo gukavaringana. Niba meya avuzweho ikizungereza sibyo, ukuriye polisi bamwimye indabyo, umwe mu bamubanjirije yahishiriye no imbaho babyumva, goronome mu mafumbire rekada, gitifu mu manza babyumva, noneho ushinzwe iperereza, ushinzwe investigation wakaba yakora ibyo bintu ari mu guhimbira ibyaha kakana twafashe hano. Uri hari ibyo ntavuze byinshi babyumva. Ariya yitwa nde uri muririmbyi aribye ngo warimbye les yeux revolver Marc Lavoine yabaye la les yeux revolver ati iyo tubona yavuga ngo les jupons fendus ça nous font deviner les histoires défendues. Hari rero bibera muri les jupons fendus bakajya muri les histoires défendues. Ibyo rero bikorwa mu mwanya wakabaye ari uw'abaturage, aho kwiga igisubizo cy'abaturage bibera muri ibyo. Kuko buri kesi ya Yuria warushinzwe akavuye muri auto école babyibuka. Uribuka ko hari umugabo ufite auto école wa wundi bajya bandika ngo afite ibibanza 200 biriya byose bitwara umwanya wakabaye ubyazwa umusaruro. Utwo dutiku twose watubaze wamenya ari umubare tungana iki. Ahubwo icyo nibaza ni kubera muri Nyanza ro haba nari ntaravuga ku iperereza Nyanza iraba isomo. No kubera muri Nyanza
ariho haba bino bibazo byose cyangwa nuko ariho bimenyekana? no niho haba ibibazo nyine birenze ahandi hose. oya ibibazo ariko n'ahandi hari ibindi bitari nka biriya byo muri Nyanza. Ariko byose bishingiye kuri mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance nakuye ngo niba meya ari bumanza niki kubera ikizungerezi cyamutesheje umutwe, sibyo? DPC akaba ari mu bindi nawe agenda kavaringa bijyanye nuko yitwaye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma DCI nawe akaba ari ahimbira uriya mwana ibyaha bapfa muramuwe. Uriya mwana yabaye victime ya muramuwe. Buriya ntago ndavuga ku bijyanye n'uriya mugabo, urabyumva? Nzamuvugaho neza nitonze amaze kuva mu kazi ko nabyo ndabizi ko biri hafi. Bahise bamujyana mu yindi ntara y'uburasirazuba, urabyumva? Ariko kubera ko umuntu nta uvuma nta utuka ingona atarambuka uruzi, reka mbe muretse. Uriya mwana yabaye victime bya kubera ko muramuwe bamupanze gahunda akigira utwase Masaka. Yabaye nyirakiguno muramuwe uriya mwana. Ibyo byose tuzabigira detail ukuntu bamwimuye bakamujyana ahantu areka inzu ye yabagamo akajya mu bukode, ukuntu bigeze kumupangira kujya kurara Ihuye akavuga ati ngiye sinarara Ihuye kandi butare kandi intuye Nyanza, urabyumva? Bikarangira bamutayeyo akaza ateze ibintu nk'ibyo. No ngaho fata la tête ya Nyanza ihora muri ibyo mu kwezi bafite dossier ebyiri mbi kandi zigomba gutagatifuzwa noneho kwa kundi kwawe. So kuzimenya kuzimanaginga no kuzitagatifuza birafata umwanya wo kuba wakaba bitekereza ngo bazarya iki, amashuri ni gute twayashyiramo gahunda, urabyumva? Nta mwanya rero bafite. Nibyo byose abadirecteur bararya bari ibi biryo, mwarimu bareze bakajya kumuhimbira ngo ngwino usinye ibyo ako gatogo kava muri bwa burangare bwo hejuru muri la tête. Wabyumvise? Hari n'ibindi ngibyo bisigiye byo kuvuza abana. Usanga umwanya munini utakara mu bidafite aho bihuriye n'abaturage. Niyo mpamvu n'abadirecteur bigira gutyo, bari matera kigira gutyo, ba prefect kigira gutyo, ntawe ubareba. Ikiraje ishinga ni ukumenya ngo kanaka tumukavaringa, dore ikamyo, dore fuso ipakiye imbaho iparitse aha, umwe aravuga ati mu reporting imbaho yazibajije iregaroma, undi akaba ari guhamagara ni muzireke zigendere. Izo démarche aba bari pour n'abari contre bahangana nazo bifata umwanya wakabaye ari uw'abaturage. Icyo kintu uracyumva? Uko izo modoka zipakiye imbaho zavuye kuri station ababigizemo uruhare. Nejo bundi hari abandi ariko nejo bundi hari abandi mu mabuye y'agaciro za Nyagisozi. So ni ikibazo. Hanyuma ikibazo cyawe baruvuze ngo niho biri gusa. Ndoko nyine niho kubera ko muri Nyanza urumva harimo diri no kubera ariho bivugwa cyangwa se no kubera umwihariko wa Nyanza nyine w'ibi bintu. Icyambere nibaza ko no kuri manda ya mbere ya Ntazinda ntago byari bigeze kuri uru rwego. Ariko abantu bariraye kubera ko hejuru barangaye. Hega nabira bya Ntazinda burara byo kujya hejuru mu karere nyine babantu nakubwiye. Ubwo mvuze meya mbavuze na nyobozi yose. Niba umwanya munini ari wo gukavaringa bitagenda neza, niba umwanya munini ari wo guvuga ngo pasiteri runaka ni wowe uzajya gucukura kandi bitemewe udafite icyangombwa cya RMB, niba umwanya munini ari wo kuvuga kanaka ngo amabuye y'agaciro Kanyanga imbaho, umwanya ari wo gukavaringa uwo gukorera abaturage urabura, abaturage bakirara. Ubwo abaturage ntabwo ari abaturage birara, ahubwo abo hagati, abadirecteur, abashinzwe imirimo ku karere, abadirecteur b'amashuri, abagitifu b'imirenge cyangwa butugari bakirara kubera ko uhakabarebye ari mu bindi. Babyumvise? So rero ntabwo ari umwihariko wa Nyanza, n'ahandi hose iyo abantu batavuga rumwe nka birya bya Kayonza ejo bundi byabaye. Ariko rimwe na rimwe ukagira amahirwe buri inzego ku rwego rw'igihugu ziba zikora neza, ariko abazihagarariye mu ntara
bagerayo bagahinduka sinzi ukuntu bigenda none n'akandi karere rero wasangamo gateye gutyo DPS ari mu mabuye y'agaciro n'urugero simbizi niba bishoboka ariko nkazangororo nigeze kubyumva it's okay ugomba bagira ngo ntatana DPS ari mu mabuye y'agaciro DCI wenda ari mu bishanga cyangwa muri Chiaside meya ari mu nduruburi z'amajipo nuvuga ngo iyo ntuza yose imbaraga bashyirwamo abari zo gukorera umuturage iyo abo bantu rero barangaye niyo hahandi directeur ikigo kigira iki agashyiraho amafaranga ushinzwe uburezi ku karere atazi kubera iki bararangaye babyumva iyo rero ubwo burangare bwaje akarere kose byabamo kuba inyobozi itavuga rumwe hanyuma inzego zunganira nyobozi mu karere nazo ziri mu bindi byanze uriya niwo musaruro no mu kandi karere birashoboka nkuko byabaye Rusizi urabyibuka sibyo se batonganira mu tubari bagira gutererere urumva byarabaye Rusizi n'ubu ngubu hari n'utundi tuzagira so rero Nyanza izi ni ingaruka zo kuvuga ngo nta witaye kuri iki niyo mpamvu ikigo kimwe kibamo ibi bugacya bikongera bakaye bavugura bareba batese ubundi ku biri mu bigo by'umuntu umwe wako nawe ukibazaho babyumva biri mu bigo by'umuntu umwe ejo nagiye muri lisi icyo kibazo nta gihari kukiba mu bigo by'uwo muntu nuko ashaka amafaranga cyane kuko urumva muri raporo mu nkuru naguhaye hari bavuga ngo yasabye ababyeyi ngo amafaranga 2500 kuri buri mwana ya consumables ni ibikoresho bishiro wenda niba ari nko muri informatique navuga iki se ibikoresho bishira internet wenda n'urugero niba ari gushushanya kaza twarotiringi portemine ibintu nk'ibyo hari ningwa cyangwa n'ibiki byose ayo mafaranga directeur w'ishuri yakoze raporo ayiha karere avuga ngo aya mafaranga asabwa ababyeyi ntabwo agera mu kigo kandi directeur ni umenya ubuzima bwa buri munsi bw'ikigo ati nyiri kigo aya ngaya nituzi aho yajyana akerekana n'ayandi bantu ubwo nta kibazo bafitanye abahe boss watinyuka gutanga boss uwo muntu mukibanye neza iyo relation ya boss rega iyo utayikuye mu mutwe n'ubundi bintu birapfa ntabwo ari boss we uri directeur wize education wabyumva ushinzwe ikigo uzi biri ngombwa uri umunyarwanda ureberera bababyeyi babyumva ntago wabona bakorerwa ibitari byo nguceceke kandi raporo y'ubuzima bw'ikigo itangwa na directeur ntago itangwa na nyiri ikigo kandi nawe yatabaye ababyeyi yitabara kuko byari kumenyekana ku karere bikitirirwa we bishyura ikigo ariko ubwo hari uburyo directeur bishyuraga kumwe abantu ibigo bitanga amakonte menshi aya murashyira kuri iyi aya murashyira kuri iyi aya murashyira kuri iyi ubwo iyo ya nyiri ikigo ayo ngayo nyine ataragiraga mu kigo ni ya konte directeur atakoragaho ikorwaho na nyiri ikigo so rero swat uko byabera kose abantu bari concentre kubireba umuturage nicyo nicyakabaye kigera benaho ariko ikigo buri munsi uribuka babandi bafunzwe byo bari baragize na tentative yo gukuriramo umwana inda wabamufatiye ngo hangushe ariko mana yanjye aho umwarimu aba bakazanamo umunyeshuri kumukuriramo inda so uribuka wa murenge ni nawo byabayemo ayo mashuri ni mari wa murenge wa Kigoma aho wa muntu yavugaga ngo mwebwe mwavuganye n'itangazamakuru ngo twabashyize muri database urumva umwanya wo gushyira database abaturage bagiye mu ntuza bavuganye n'itangazamakuru wakabaye ufata ubashyira ku rutonde rw'abakeneye mitiwere ubashyira ku rutonde rwa hari gahunda yaje imibereho app siribuka ndaza kubyibuka uko roda ibyita donc application yitwa imibereho ushyiramo data cyangwa ukamenya abakeneye ifumbire cyangwa ukamenya abakeneye inka wowe uri gushyiramo abavuganye n'itangazamakuru uri gitifu none se rero urumva naho ngaho umwanya ugenda utakara turi kureba kuri governance cyangwa se imiyoborere y'izo nzego ariko se nanone tunagaruke ku barezi umuntu murangira umuvugizi wa RIB nawe ubyibaza akanaburira n'abarezi wakabaye arega
na kuwa akaba yarera ari wowe uri kwangiza umwana wenda nubwo kiba kitaramuhama ariko nawe aravuga gukekwa icyo kintu uri umurezi ni ikibazo. Mwari biba byagenze bite kugira ngo umurezi umbwiye ko ari imyaka 14 biba byagenze bite kugira ngo wenda bishobora kuba twabyumvise hariya mu Ruhango ariko wenda ari n'ahandi bari kototera imbebe biri kototera umuhinzi cyane n'ahandi byaba mu Nyaruguru se n'ibihari yego mu murenge wa Muganza ntago nzi iwanyu n'umuwe iwacu ni Nyamimata biri mu murenge wa Muganza birahari turegeranye muregeranye ayinya komeza turanafatanye gutya iwacu guri muri Muganza birahari kirenge mitangera muri Muganza birahari komeza warumbaje nari ndi kwibaza byagenze bite kugira ngo ntabwo ni uburwayi buretse gatoya ntago ejo bundi hari umugabo icyo gihe uwo mugore atubwira iyo nkuru we n'umugore mwiza w'igisore watubwiraga iyo nkuru avuga ko umwana we yagiye uwo mugore umwana we yazanye ya statement yashize mu mufuka ayereka nyina ati dore ibintu bari banyandikishije n'uwo mugore twari twicaranye gutya iruhande rwanjye hari undi mugabo w'umufana nimbivuga arahita yiyumva noneho umugore atubarira iyo nkuru ndabaze yamubwiye iki hamubwiye ngo nanjye urampa cyangwa nkwirukane ati niko yamubwiye ati umwana wanjye ahita amubwira ngo watinze kunyirukana none umugabo wari undi ruhande gutya wambaye umupira w'umweru arengejeho ijakete y'ikaki avuga ati ariko twari twicaye turi benshi nk'abana barimo twese turi bakuru ariko bundi abantu bajya mu bwana abagore nk'aba ntibahari tuvuga uwo twegeranye nawe abise araseka babyumva yego araseka atari ko se abagore bakuru ko bahari abantu bajya mu bwana bashaka yi so cyo bishatse kuvuga ku murezi abo wawiyambuye uburezi cyo ni kimwe ku bandi bantu bakuru hari n'abavuga ko haba hari imigenzo birashoboka ariko simbyemera cyane ariko by the way umwana wa 14 se abaru ubuhese ubundi n'ubunyamaswa ariko ku buntu harusanzwe ari umurezi ibyo nibirenze ariko nka animateri harahugera ukasanga iby'uburwayi byo tubyihorera ku bantu bakuru mu bihugu duturanye wenda na hano wasanga bihari hari aho baba bavuga ngo utwana ngo hari imiti baba badushakaho simbizi ngewe hanyuma ibyo bintu twizere ko atari byo ntabwo ari byo nyine ko ari ubimbajije ubundi kandi ubundi nagombye kuvuga ibyo nzi ibigira icyo bimara igishoboka kuri animateri singiye gusobanura cyangwa n'undi mwarimu n'iki byose ashobora kubiterwa no guhembwa makeya atabasha kwigondera umugore ufatika icyo ni kimwe cyangwa se akaba ari umunyabwoba umunyesoni agahitamo urumva ni nko ku ngufu nyine umwana ari mu kigo uranimateri niwe utanga imushya ni umufite gutya mu biganza urumva ufite abantu bari timide nibo baca muri bene izo nzira adashobora kuba yasohoka ngo agende aterete mwarimu bakorana kandi wenda hari mwarimu bikeneye aterete mwarimu hanze muri wa primaire cyangwa se gitifu w'akagari abantu b'abanyabwoba bari timide nyine ahimbira kuri utwo tunyantege nkeya iyo rero icyo nicyo mbona akenshi gishobora kuba cyaba impamvu kwitinya cyabonerwa umuti gute ntavuga se ngo wabona se gute bigenda bishira ofiri dita abantu bakabyigisha bakabibuza nta kindi naho nonese ko babizi ko igihano ari iyo usambanyije umwana utari munsi y'imyaka utagejeje imyaka 18 ari mu nshingano zawe ni burundu ntibabizi se umuti wabuhese niba umuntu akora ikintu azi ko igihano cyacyo ari burundu ikindi wavuga ni ikizi ni ukubyigisha gusa ariko birava muri bwa burangare nyine kuko si ubwa mbere bibaye nicyo nashaka kubwira si n'ubwa kabiri yego birava muri bwa burangare uwo muti uri kumbaza wakaba uvugutwa na nyobozi ya Nyanza ariko ntihari babivuze ntihari ngo yicare ivuge ngo ibi bintu byarangira biti kumva ko animateri yagiye gukatirwa burundu leta ihombye umukozi sibyo se barashaka kumusimbura tusa mu gihe hakabaye haba icyo bita gukumira ariko Nyanza nanone nitayifatira umwanzuro cyangwa ngo yimagine ngo management y'ibi bigo by'umuntu umwe bizandura mu bindi bigo uranyumva niba ikomeza kureberwa
bizandura bigere mu bindi bigo ariko uburangare bw'ubuyobozi bwo kumva nka kesi nakubwiye wenda tuve muri ibyo by'abana niba abantu bashobora kubeshyirana abantu batatu mu murenge umwe muganga Sezirahiga Ngabonziza Denis na mwarimu Gaspard bose bagiye bakozwa muri gereza bazira ibyaha bihimbana niba rero uyobora abantu mu murenge umwe bashobora kuhimba ibyaha bigakunda ari ubigenza ntabivumbure ari ubishinja ntabivumbure bikagarukira mu rukiko aho ngaho ari ikibazo cy'imiyoborere ikinyoma paka hakabura umuntu wavuga ati nyamara kana kararengana ukigenza reka da ntahari ugishinja bamuhaye data zitarizo kugeza ubwo umucamanza ari we wenyine akazana rupe ya mbere rupe ya kabiri bikagarukira ihuye umuntu akabarirwa bumwere abantu ntago babiha umwanya burya umuntu ubaye umwere amaze umwaka cyangwa n'amezi 3 wakagombye kujya kuvura societe yatumye ibyo bibaho wibifata gutyo ngo urukiko rwagize ejo niyihimura kubamubeshyeye so niba utamuherekeje ngo uvuge ngo bantu baturage mu baturage beza nta kubeshyerana iyo message ntihite niho handi haba inzangano insana sano ntayihari babyumva ibyo rero ni ikibazo cy'uburangare buri hejuru mu miyoborere nyine donc bafite umwanya utakara mu bidafite akamaro noneho abantu bamwe bakirara abaturage bakabihomberamo abaturage bwo harimo n'uwo munyeshuri yego dusoze rero reka dusoreze ahangaha tubashimire cyane mwese twari turi kumwe mu kiganiro ni ikiganiro kirimo amasomo menshi cyane y'ubuzima nayo wagisharinga n'abandi bantu bakagira icyo bavana ndamushimiye cyane mwarimu nawe ndagushimiye twari turi kumwe mu kiganiro tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha